Waruzi neza ko hari ubwo ushobora kuba uri umuririmbyi uri muri korari Imana itakuzi? Waruzi neza ko ushobora kuba uri umupasitoro, uri umwigisha, kandi abantu twese tukuzi Imana itakuzi? Banje kubasuhuza bakunzi ba televiziyo yacu mukunda kudukurikirana. Dushimiye Imana yaturinze ndetse nawe ikaba yakurinze aho dukurikiye. Birashoboka ko hari ibibazo waba uhura nabyo mu buzima bikomeye bitakoroheye, ariko nta kibazo Imana itabasha gukemura ndetse nta n'umusozi Imana itabasha gukuraho. Rero dushimiye Imana yaturinze ndetse namwe ikabarinda, twese tukaba turi amahoro. Imana ihimbazwe. Amen. Ntabwo twe duherukanye gukora ibiganiro by'ivugabutumwa, hari hacimo iminsi ariko biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye, ariko dushimiye Imana uyu munsi ko yongeye kuduha ayo mahirwe yo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirakiza, rirahembura. Umuntu ukunda ijambo ry'Imana abakunze ubuzima, abakunze ubwenge, abakunze ibyiza. Tuguhaye ikaze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amahoro n'imigisha n'ibibane namwe. Nishimiye kongera kuboneka mu kiganiro cy'umuzima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari haciye igihe kinini cyane nk'uko bivuze, ariko Imana yongeye kudutiza akanya n'iki gihe cyo kuboneka. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Urakoze, Imana y'umugisha. Urakoze cyane. Nagira ngo utwemerere dutanga amahirwe ku muntu ukubonye bwa mbere, twibwire kugira ngo abantu bakurikiye bamenye umuntu tugiye kubana. Nitwa Mushimiyimana Jean de Dieu, ndi umugabo, mfite umugore n'umwana, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, nubaha Imana ndetse n'abantu bayo. Nkorera Imana, ndi umuvugabutumwa ndetse n'izindi nshingano Umwami antegetse ndazikora. Murakoze cyane, saba umugisha. Murakoze cyane kutwibwira mukozi w'Imana. Ukaba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mbere yuko twinjira mu kindi kintu cyo cyose, nagira ngo unyemerere ubanze usenge kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Twubahe Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, wowe uhanika ikirere ugashyiraho ubutaka, ugashyiraho umuyaga, ugashyiraho isanzure. Wowe Mana ishobora byose, wowe Mana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Ndagushimye, ndaguhimbaje yuko kuri uyu munsi mwiza, umunsi waturemeye, umunsi w'amahirwe, ko twongeye kugaruka mu kiganiro kuri icano Ineza y'Imana TV. Urakoze yuko Mwami Yesu warinze ubwoko bwawe. Dutangiye iki kiganiro turaguhamagaye ngo uzubane natwe, iby'ubwenge bituruka iwawe, amagambo meza aturuka iwawe, niwe uzi iby'ubwoko bwe bukeneye. Turasenze ngo ubane natwe dutangiye, ubane natwe dusoza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Imana iha umugisha abantu bose badukurikira. Amen. Imana iha umugisha abantu bakunda ijambo ry'Imana. Amen. Uyu munsi twifuje kubana nawe. Amen. Tubitewe nuko urimo umwuka w'Imana. Amen. Tujya tubona usengera abantu, tujya tubona ubwiriza, tujya tubona usengera abantu, tujya tubona utubwira ijambo ry'Imana ryururutse imitima. Twifuza rero kuvuga ngo natwe tuganire, twongere kumva ibyo byiza. Ndagira ngo nkuhe ikaze, uratubwira ijambo ry'Imana waduteguriye, hanyuma turaza kuriganiriramo. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Nk'uko ubivuga nibyo, kandi koko hari ababizi ndetse hari n'abatabizi. Ababizi nabamenyeshaga ko ndi umwigisha w'ijambo, kandi nkaba n'umunyamasengesho. Si rimwe si kabiri Imana inkoresheje indwara zananiranye zigakira. Si rimwe si kabiri benshi cyane aka kanwa kanjye kagiye kavamo mesaje zabo zigasohora. Navuga ko rero ibi ngibi ari kenshi cyane kabaye. Rero Imana ishimwe cyane. Ijambo nateguye ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana ikeneye umuntu. Imana ikeneye umuntu. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Niryo jambo nazanye, cyangwa se niryo jambo Data yashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo rivuga ngo Imana ikeneye umuntu mu bantu. Urumva ni yindi sura nshya nzanye muri iri vugabutumwa, ariko ndabizi neza turatangirana uri buze kuza gusanga ko Imana ikeneye umuntu
mu bantu nise nibaza hari abantu ngo Imana ikeneye umuntu mu bantu uraza kusobanurira kuko mise nigiramo akantu k'urujijo ngo se ubwo noneho umuntu ninde niba hari abantu kandi Imana ikaba bakeneyemo umuntu. Imana ikeneye umuntu mu bantu yasaga umugisha. Reka twifashishe Bibiliya kugira ngo tuze kuza kugenda dusobanukirwa. Kadusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice ni 6 ku murongo wa reka duhere ku murongo wa mbere nibwo turi buze kuza kudufasha cyane. Yesaya ibice 6 umurongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Imana ishimwe. Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Amen. Yo ni titire y'amagambo. Ku murongo wa mbere avuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. N'iri jambo nshaka kugira ngo tuze kuza kwinjiramo. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Imana iduhana umugisha. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Amen. Yego. N'amagambo afite umusego cyangwa se afite inyito ivuga ngo abantu barabuze, yewe pe baranagiye pe, no mu bigaragara banataye n'Imana. Ariko muri abo bose haracyari uwundi muntu. Amen. Muri ziriya ndaya harimo umuntu. Muri bariya abasinzi harimo umuntu. Muri bariya batinganyi harimo umuntu. Muri biriya bisambo bikomeye hariya mu mujyi byibisha ubwenge n'ibindi byibisha ikoranabuhanga harimo umuntu. Kandi ikindi kintu, zimwe mu mbaraga bakoresha mu byaha, ziriya mbaraga Imana irazikeneye kugira ngo bazizane bazikoreshe mu buntu bw'agakiza bazahabwa na Kristo. N'amagambo Imana ishyize ku mutima cyangwa se Imana impaye. Uyu mugabo bamwitaga Yesaya yabayeho umuhanuzi. Nitunasoma na Bibiliya cyangwa se tukajya mu byiciro bigiye bitandukanye, uzasanga Yesaya ari we muhanuzi mukuru muri Bibiliya. Ariko biteye agahinda kubona Yesaya yarahanuye agahanura igice cya mbere Imana itamuzi. Urumva ni ikintu gikomeye. Ahanura igice cya kabiri kandi ahantu hose yahanuraga yavugaga amagambo akomeye. Iyo ugenda hariya mu gice cya mbere uhereye 18 usanga ahantu amagambo yabwiye abantu ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Agenda abwira abantu ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku Uwiteka arabihindura umweru bigende bise na sheregi. Imana ishimwe. Ariko aho hantu hose ntago Imana yari yarakamubonye ngo imubone nk'umukozi wayo. Wari uzi neza ko hari ubwo ushobora kuba uri umuririmbyi uri muri korari Imana itakuzi? Wari uzi neza ko ushobora kuba uri umupasitoro, uri umwigisha, kandi abantu twese tukuzi Imana itakuzi? Yego. Ayo makuru wari uyazi? Wari uzi neza ko uyu munsi wa none ushobora kuba uri umudiyakoni mu rusengero, uri umukristo tukuzi, abantu bakuzi, ubuhamya bwawe bugaragara ariko butari bwazamuka ngo bugere ku Mana? Ni ikintu gikomeye cyane rero. Ni ikintu gisaba irindi reme. Ibintu by'Imana navuga ko ni balancing. Aho biremereye bigusaba kujya aho ngaho. Hari ubwo bigusaba yuko ejo bundi. Ariko ikintu ndi gushaka biremereye hagana hehe. Uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo Imana ikeneye umuntu mu bantu. Bibiliya ivuga amagambo akomeye. Yesaya yikubita mu gice cya 3 arigisha. Uzasome nugera ku murongo wa 10, hari ijambo ryiza yaravuze ngo nimuvuge yuko
abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Aho hose urimo urahumva ni amagambo akomeye, ni amagambo adasanzwe. Aragenda yikubita mu bice 4, aragenda yikubita muri 5. Ageze muri 5, aragenda yikubita muri 6. Ari umuhanuzi, ari umwigisha. Nazanye ijambo rivuga ngo Imana ikeneye umuntu mu bantu. Muri bari abapasiteri, Imana ikeneyemo umupasiteri. Muri bari abaririmbyi, Imana ikeneyemo umuririmbyi. Muri bari abahanuzi, Imana ikeneyemo umuhanuzi. Kandi yabaweho yaba ngewe. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu Yesaya yari afite igihanda, cyangwa se kamvuge ngo yari afite ikigeragezo cy'umwami bitaga Uziya. Uyu Uziya ntabwo yajyaga atuma Yesaya akorera Imana uko bikwiriye. Uyu Uziya ntabwo yajyaga atuma Yesaya ahanura ngo ahanure, kuko Yesaya niwe muhanuzi wahanuye ahanura kuza kwa Kristo Yesu. Rero ntabwo wapfa kuvuga Yesu utari witandukanya n'uyu mwuka wa Uziya. Imana ishimwe. Umuntu Imana izakoresha, umuntu Imana izabana nawe, umuntu Imana izagendana nawe, iramutegura mbere y'igihe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Iramutegura. Nashatse kukwereka umuntu Imana ikeneye, umuntu Imana ishaka uwo ari we. Kandi nawe unyemerere cyane utega amatwi. Hano kuri 6 haravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nibwo nabonye umwami Imana. Ukibaza ngo mu myaka yose yarari hehe? Ukibaza ngo mu gihe cyose yararahagana hehe? Ukibaza ngo mu minsi yose yararahagana hehe? Hayiwe, naje guhanura mvuga ngo Imana yice Uziya ku bwoko bw'Imana. Uziya ari mu itorero, Uziya ari mu bahanuzi, uyu mwami Uziya ari mu baririmbyi. Uyu mwami Uziya uri gusanga abantu basenga, ariko bagasenga bafite utundi tuntu. Uri gusanga abantu bakunze Imana, bashaka Imana, yewe banayikeneye mu mitima yabo, ariko ugasanga haracyari yindi migozi bahambiri gutuma bategera ngo baze begera Imana. Ni ukubera iki? Ni umwami Uziya winjiye mu buzima bwabo. Uyu munsi Uziya yakubera ubusambanyi, Uziya yakubera ubusinzi, Uziya yakubera uburyarya, Uziya yakubera ubutekamitwe. Niyo mpamvu mu gihe ukiri umusambanyi usenga, ntago wari winjira mu cyiciro cy'abanyamasengesho. Uri mu gikundi cy'abanyamasengesho, ariko ntago wari waba umunyamasengesho. Ibi bintu uri kubyumva? Niba uri umuhanuzi uhanura ariko ukora ibyaha, uri mu gikundi cy'aba bahanuzi b'ibinyoma n'abandi batandukanye, ntago wari waba umuhanuzi Imana ishaka. Amen. Ngo Yesaya, ngo Uziya amaze gupfa, ngo atangira kwerekwa, ngo agiye kwerekwa, ngo abona intebe y'Uwiteka. Ngabonye intebe y'Uwiteka, ngabona igishura cyayo, abona ngo igishura ngo gishyizwe hejuru, ngo none ngo gikwira urusengero rwose. Amen. Ngo agiye kubona, ngabona ibizima, ngabona abamarayika, ngo ngabona ngo bese abona abakerubi. Hari ibintu ugomba kurekura kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana. Hari ibintu ugomba gutandukana nabyo kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Biradusaba ishurirwa rikomeye cyane kuri iri jambo. Ngo Yesaya ngo ubwo yari arimo abona ibyo bintu, ubwo yari arimo abona iryo yerekwa, arangije ahinda umushyitsi mu mutima we, avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo mbonye ishyano kuko ndi umunyabyaha. Ubonye ishyano n'umwe wari umuhanuzi.
wibuke ubonye ishyano n'umwe abantu bubahaga Imana ikumera umugisha. Muri we amera nk'ufashwe n'amashanyarazi, amera nk'utunguwe, amera nk'ufashwe n'ikindi cyiciro, cyangwa se reka mvuge ngo amera nk'uwinjiye mu yindi ka. Mbonye ishyano, ndi umunyabyaha kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ikindi kintu gikomeye cyane, nkaba ntuye hagati y'iminwa yanduye. Imana ishimwe. Biragoye cyane kubyumvisha, biragoye cyane kubyinjiramo, ariko igihe kijya kiduhereza depase y'amasengesho. Igihe kijya kidusunikira mu byiringiro by'ejo hazaza, cyangwa se kikakwereka yuko uzapfa nabi. Yego, birashoboka cyane, kuko ntabwo wambwira ngo uyu munsi urubyiruko, umuntu uri guhembwa ibihumbi 100 akabinywera mu minsi 3, ntabwo wambwira ngo hari future ari kubona imbere ye. Ikintu mvuga uri kucyumva. Ntabwo wambwira ngo umuntu uri gusenga Imana iri kumubwira ngo ndaje nkugirire neza, Imana yamara kumubwira ngo iraje mujye neza, agahita ahindukira akajya gukora ibyaha ari ahirya. Burya igihe kijya kikwereka ejo hawe, kandi igihe ntabwo kigufitiye amarangamutima. Wowe urasabwa kugitumbira cyane. Nturyame, ntusinzire, ntukihanganire. Mu mvura ugasenga Imana, amafaranga yabonetse ugakiranuka, yabuze ugakomeza ukaba umukiranutsi. Nicyo gihe niho kiri kutujyana. Imana ishimwe. Haleluya. Yesaya ngagiye kumva ngo yumva ijwi ngo riturutse mu ijoro, ngo rifite agahinda n'umubabaro, ngo rivuga ngo ayiwe ndatuma ndi. Imana yaribuze umuntu. Nazanye ijambo uryibuke rivuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Amen. Amen. Hari ibintu biri kuba tukagira ngo ni ibintu biri gutungurana, ariko ni ibintu reba lockdown mu minsi mikeya iri gusa nka iri gucika intege. Urebe ibintu biri kuba muri uyu mujyi wa Kigali, urebe ibintu biri kuba mu ntara, hano mu mahoteli agiye atandukanye. Sinzi nimba uza amakuru y'ibiri kubera hariya ku Gisimeti, hariya i Remera. Nta mezi 3, hari n'amezi 3 aciyeho. Muri make kiriya ni ikibi gisa nkaho cyari cyarakingiranywe, kiri kwihishurira mu bantu benshi cyane. Ikintu ndi gushaka kuvuga rero, mubari hariya, mubari gukora biriya byaha, ntabwo ndi kubacira yiteka, kuko hariya abakozi b'Imana, hariya abapasitoro, hariya abantu bakomeye cyane. Bariya bariyo kugira ngo ejo bazaze batange ubuhamya bw'ibyo bakuyeyo. Ariko sinabura kudacira isiri n'uriyo wese yibayo nk'umuntu azi neza yuko byoroshye. Hari ubwo utera intambwe ujya mu cyaha, ukibwira ko mu gitondo uri buhindukire ukagaruka, ariko bikanga. Ibyo nabyo hari ubizi. Ukabura uko usubira inyuma ngo uve muri izo yangeso. Ubu nzi abantu benshi cyane bajya banyandikira bambwira ngo turashaka kuva mu cyaha, turashaka guhinduka, turashaka kuva mu busambanyi, ariko byaranze. Bariya abantu bageze ahantu bamenyera Imana, kandi Imana ntabwo igira ute, ntabwo imenyerwa. Ejo nzihana, pastor azansengera, kwa Jado nzajyayo bansabira imbabazi. Nyamara siko bimeze. Iyi Imana ikeneye umuntu mu bantu. Imana ishimwe. Urebe mu minsi iri lockdown yari irimo, ucunge neza umbwire. Hari amakuru wajyaga wumva, hari ibintu byari byaracitse, kandi mu bigaragara
kiriya gihe cyari igihe Imana yari ishyizeho ngo twitekerezeho nk'abakristo nk'itorero kugira ngo twongere twisuzume turebe ibyo turi kubona. Kariya gahe Imana yanyujije muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, abantu b'uyu munsi wa none batarigeze bakareba, ahubwo bakaba bameze nk'aho ari nk'ihene ziciye cyangwa se ari intama ziciye ibiziriko. Amen. Amen. Imana irimo iravuga ngo iratuma nde? Bibiliya iravuga ngo Yesaya arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ngo aba ari ngewe utuma. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu kuvuga ngo aba ari nge utuma, hari impamvu yaravuze ngo aba ari ngewe utuma. Impamvu ya mbere yari yusuzumye asanga nawe ari umunyabyaha, asanga burya ari nubwo akenshi tujya twibeshya ngo Imana iri kumwe natwe, nyamara yaratuvuyeho kera. Ingeso zacu zaratumye Imana itujya kure. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ikintu cya mbere nashakaga kukwinjizamo, shunga neza urebe neza, urasanga Imana ikeneye umuntu mu bantu. Uwo muntu ni ngewe, uwo muntu ni wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. Estafo enemai wiri bode star. Ngo Yesaya ngo agiye kubona, ngo abona ngo enemai fo, abona Uwiteka, reka mvuge ngo marayika ngo afashe ikara arivanye mu gice, ndimo mvuga ngo araza arikoza ku kanwa ke, aramubwira ngo uhereye uyu munsi ibyaha byawe biratwikiriwe. Hari ikintu nashakaga kuvuga ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, ku buzima bw'umukristo uwo ari we wese, ku buzima bw'umuntu usenga uwo ari we wese. Ni ubuzima busabwa guhinduka, kandi guhinduka ntabwo bisaba ejo bundi, murasabwa uyu munsi. Igihe cyose uzumva iyi kamera uri mu byaha, uzumva iyi video, igihe cyose uzambona, nagira ngo nkubwire ngo mu bantu Imana imaze iminsi myinshi cyane iri gushaka nawe urimo. Nturebe ngo urasenga, nturebe ngo uri umukristo, nturebe ngo uri umuhanuzi, wasanga mu Imana ikeneye nawe urimo. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Yego. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Yego. Ikeneye uwo yatura. Yamubuze. Ikeneye umuntu wemera kugenda. Yamubuze. Ese iyo urebye ubona bigishoboka, ureba urubyiruko rw'ubu uburyo ruhuze, ugiye mu bintu nk'izo gisimenti wari uriho uvuga, ruhugiye mu bindi bintu by'ibirangaza byinshi, urabona bigishoboka ko Imana ibona umuntu ituma muri uru rubyiruko? Birashoboka. Birashoboka. Impamvu ya mbere ibaho ifatika kandi yumvikana, birashoboka cyane, kuko nubwo Yesaya yari umuhanuzi ukomeye cyane kandi wari ufite ubwenge. Yesaya bigaragara yuko yahanuriraga mu isezerano rya kera, ariko ucunge neza ubuhanuzi bwa Yesaya bwose bwinjiraga mu isezerano rishya. Usimbutse ukaza hano kuri 7 ugasoma bariya abagore 7, usanga neza 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 ari amatorero 7. Ubundi itorero rivuga umugore. Uwari wabuze ubundi yari Kristo. Ntabwo ari Yesaya kenshi cyane wari urimo wumvikanamo hariya. Wibuka akantu gatoya, mu ijuru inama yarateranye. Maze guterana baravuga ngo ninde watugenderera? Ninde watugendera ngo abashe kugenda hariya mu isi irimo abarozi, irimo abagome, irimo abagambanyi, irimo inzangano, irimo Satani ndetse n'ingabo ze. Ninde wajyayo? Ibintu kubijyamo bisaba kuba intwari. Ninde watugenderera? Hari abamarayika benshi batandukanye, hari ba Mikayire kandi abo bari abamarayika bahoraga iruhande rw'Imana. Hari ba Gaburiyeli, hari bizima,
ngo habura n'umwe wazamura ikiganza. haleluya. Haleluya. ariko Kristo ngo arangije azamura ikiganza. yemera kubumbura igitabo. Imana ikumera umugisha. Ubwe yemera kubumbura igitabo, aravuga reka ngende ndebe ko Claude namuzana. Ikintu cyari giteye agahinda, haba abahanuzi, ariyo mpamvu nakubwira ngo Yesaya ntago yajyaga areba icyamu uyu munsi wa none. Abakristo Imana ikaduherekwa by'igihe kizaza, tukava mu bihe turi kureba, inzara izahoraho, yewe pe indwara zizahoraho, ahubwo tukarenga indwara, tukarenga iyo nzara, tukarenga ubwo bukode, tukarenga iyo mibabaro, tukareba hirya y'uwo ibyo byose. Amen. haleluya. Byakagombye kuba ari iyerekwa rikomeye cyane. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo hanyuma ufate n'umwanya wo kudusengera, dusengere uyu muntu nawe ukeneye Imana, kuko uretse ko Imana ishaka umuntu mu bantu, ariko hari n'abantu bumva bafite inyota yo gushaka Imana kandi batari bayibona, batazi n'uburyo banyuramo kugira ngo bayigereho. Hari uburyo Imana ibiyereka, ndagira ngo usengere abantu kugira ngo nabo Imana ibiyereke. Reka ntange message ku bantu babiri. Umuntu wa mbere ushaka kuva mu byaha, ndamuha iyi message ko nimba avuye mu byaha agomba kubivamo, akabivamo abivuyemo, kandi akaza mu bintu by'Imana azi ikimuzanye. Kuko no kuba uri hariya ufite gufata icyemezo cyo kuva mu byaha, kuko izi nyigisho ziri gucika. Sinzi nimba utabibona. Izi nyigisho ziri gucika kubera yuko abantu baracanganyukiwe hanze aha. Ariko umuririmbyi umwe yaravuze ngo ibintu bikakumara imbaraga z'umutima. Uyu muntu ndamwifuriza kuza muri Kristo nta kindi kintu arambirijeho, akaza afite umutima ukomeye wo guhinduka. Message ya kabiri naha undi muntu, nayiha umuntu ufite icyemezo cyo guhinduka akava mu byo yararimo, wari usanzwe ari umukristo. Nkaba namubwira ngo namaramaze, umwami wacu ari hafi. Imana ishimwe. Ako kantu mvuze urakumvishe kanyuma. Nagira ngo nkibutsa abantu batagishaka kukumva mu matwi n'abantu bakibagiwe. Itorero riri hafi gutaha. Ese kuki uvuga ibintu abantu batagikunze kuvuga? Kuki ushaka kwigisha inyigisho zikomeye zituma abantu bareka ibyaha kandi ubizi neza ko abantu batagishaka kubyumva? Hari impamvu. Naje gusanga muri iyi si nta kintu wakora ngo unezeze abantu. Nta kibaho na kimwe. Wari utunze amafaranga ejo abantu bamukomera amashyi, iyo yabuze nta n'uwongera kumwibuka. Nimba abantu batarigeze bakunda Yesu, nk'umugabo waje hano mu isi akaza hano kutwitangira, akavuga ibitangaza, agakiza impumyi, agahumura abarwayi, nanjye nagiye nkoresha ibitangaza. Uyu munsi wa none ikintu nashaka kuvuga, uriho kugira ngo ubere isomo benshi. Ntabwo rero ndi gushaka ngo bankunde, ndashaka kugira ngo bumve Kristo uri muri njyewe. Uyu munsi wa none ibi ngibi ndi kwigisha, hari abazabikunda, hari n'abatazabikunda, ariko kuko atari ba nyirabyo nyine, ariko ba nyirabyo bazabikunda. Impamvu ndi kwigisha ubu butumwa rero nuko nzi neza yuko antikristo iri gukora ku manywa y'ihangu. Biradusaba rero guhaguruka abigisha n'abahanuzi n'abapasitoro mutandukanye aho muri hose, kongera kugarura abantu kuri Kristo, kuko abantu bari kuyoba umunsi ku munsi, bakangirika umunsi ku munsi. Sinzi nimba utabibona mu matorero y'iyi minsi. Urubyiruko ruri gusenga rwambaye ubusa, ruri gusanga abacuranzi n'abandi bantu basutse amamenshi,
yewe ntago mbyemera umugabo yakagombye kuba umugabo n'umugore akaguma kuba umugore. Nese ni ukuvuga ngo uracungana n'abariya abantu baba bari gucuranga abacuranzi. Ubuzi neza yuko ubutinganyi bwinjiye mu itorero cyane. Ayo makuru ayafite cyane. Iyo umuntu w'umugabo muzima ufite ubwenge buzima yageze ku rwego rwo kwishyiraho umusatsi, nuko yamaze kubona yuko atagifite ishusho yo kuba umugabo, ahubwo abona yuko najya gutira no gutira ku ishusho y'umugore wenda ari buze kumva ko arabagize akarusho. Naho ngaho ubutinganyi buhera rero. None se wagiye gushyira imisatsi y'abagore bibwiwe nande? Imana ikeneye umuntu mu bantu. Uyu munsi wa none natangarizaga abantu yuko uri umwe mu bantu Imana imaze iminsi ishaka, kandi byakanga byakunda aho waba uri hose wayemerera ukaza ukayikorera. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Imana ishimwe. Yego. Muri iki gihe Bibiliya ubwayo irabivuga, ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Yego. Kandi tugwije abigisha bomora inguma bazica hejuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Kwirambiwe abantu bomora inguma z'abantu bayi bazica hejuru. Yego. Abantu bakwiye kubwizwa ukuri bagahinduka, bakava ku byaha. Yego. Bagahindukirira Kristo, bagakorera Imana. Yego. Bakaba abakristo bera, Yego. batari abakristo biyanduza. Imana iguha umugisha mwinshi. Turagushimiye. Yego. Hanyuma nagira ngo rero udusengere kugira ngo uyu muntu ugize icyifuzo Imana imushyigikire ibane nawe. Reka turasubiramo aya magambo. Aho uri hose aya magambo uzayumva. Bombeka amaso, urashaka kuva mu cyaha, urashaka kuva mu byo urimo, urashaka kwitandukanya n'imyuka yose yari iri ku buzima bwawe. Vuga aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, vuga ngo uyu munsi ndakwemereye, nemeye kuba igikoresho cyawe, nsanze mu bo washakaga nanjye ndimo, nitandukanyije na buri mwuka w'icyaha icyo ari cyo cyose, nemeye kuyoborwa nawe, nemeye kuba uwawe, nemeye kugendera mu nzira zawe. Amen. Data, mu izina rya Yesu, sengeye umuntu wese ukwizeye, nsengeye umuntu wese uvuye mu cyaha, natuye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi kuri we. Nirukanye umwuka mubi watumaga enemosifo enemando style ubwoko bw'Imana budakizwa. Nirukanye umwuka w'ubutinganyi muri iki kirere cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose. Nirukanye umwuka mubi wose uri kurwanya mu rubyiruko, mu bakuru, umwuka wa divorce, umwuka uri mugenda urwanya itorero, uri kurwanya benshi. Natuye agakiza kuri buri muntu wese wizeye iri jambo. Ijambo ryawe riravuze ngo ukeneye umuntu mu bantu. Dista enemy will be for. Uwizeye iri jambo wese, mwatuyeho agakiza, mwatuyeho kunesha, mwatuyeho gukiranuka. Bisabye nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu agumugisha. Urakoze cyane kubwo iri jambo ry'Imana ryiza utugejejeho. Namwe bakunzi bacu, bakunzi ba televiziyo yacu, mudasiba kudukurikirana umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Imana ibaho umugisha. Tuzi ko ijambo ry'Imana ari ubuzima kandi rihindura, bityo uko uzajya ukurikirana televiziyo yacu nta handi wasanga iri jambo ry'Imana ry'umwimerere kandi ryomora imitima, tayica hejuru, ridaca hejuru y'ibikomere. Tugusabiye umugisha mukozi w'Imana. Imana iguha kandi namwe bakunzi bacu, Imana ibaho umugisha. Nakagaruka ndizera ko tuzongera kubana mu rindi jambo ry'Imana turiho tubategurira. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze. Yesu abaho umugisha. Amen.